Niba witegereza neza ngira ngo urabona hano ko dufite make imwe turayikwereka aho iherereye dere ngiyi ahangaha iri stakeni. Iyi ngiyi twari stakinze kugira ngo ibashe kujya yunguka andi mameke buri munsi. Mwibutsa neza yuko uyu munsi make imwe iyi ngiyi ihagaze amadolari 3 ndetse n'ibice 9. Ayo ni amafaranga ajya mu bihumbi bigera muri 5 by'amanyarwanda birengaho gatoya. Iyi make imwe rero ibasha kuguha izindi make umunsi ku wundi, amasaha ku masaha, iminota ku minota, kuko iba iri staked, tuba twasitakinze ku buryo ikomeza ikatwungukira izindi nyinshi cyane. Niba nawe wifuza gukorera amafaranga online ntucikwe n'uyu mushinga, kuko iyi make imwe ukiyibona wemerewe guhita uyibikuza, kandi n'izindi zigenda ziza ukajya uzibikuza uko zigiye zuzuye, imwe imwe wemereye guhita uyibikuza. Guys, bana natwe muri ino video kugeza irangiye utazacikwa n'uburyo tubasha gukora amafaranga muri uyu mushinga uhagaze amadolari menshi. Iyi ngiyi nayo ije ari igikura nkota. Iroroshye rero nawe ntucikwe kuyikora. Iyi mining iraryoshye kandi ifite amafaranga atari makeya. Tugwaye rero ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel, iyi bayita Kigali Creators. Twiyemeje kubyaza umusaruro telefoni zacu twifashishije internet ndetse na smartphone byonyine. Umwanya wo ni hafi ya nawo, ndetse kandi nta gishoro na kimwe bidusabye. Ubwo rero nawe ntuzacikwe kubana natwe hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa uburyo uzajya ubyaza umusaruro telefone yawe ndetse na internet. Hano harimo uburyo butatu rero tubasha gukoreramo amafaranga. Uburyo butatu buri hano n'ubu, reka twereke uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere tubusanga ahangaha ku cyo bita staking. Ahangaha tuba twastakinze, yuje ugakirikaho gutya kuri iyi imwe, bahita bakwereka uko iri kuguha amafaranga. Uraza ukamanuka ukareba hano hasi, hano hepfo reka mashyira agafresh, uraza ugakanda hano ukabasha kubona izo iri kugenda iguha. Ngira ngo niba ubibona neza hano hejuru iri kugenda izibara, iguha 12% ziriya wa stakinze, ibikora buri munota ibiri kubara. Okay, uburyo bwa kabiri rero n'ahandi turi busange, turaza tubusange ahangaha. Ahangaha naho turasanga uburyo bwa buri munsi buhoraho bwa on check complete bwa check reward. Buri munsi wemerewe kuza ugakora hano claim hano kuri iyi checking y'ahangaha, ukaza ukabasha kwicekinga, ukabasha gukirika. Iyo ukiritseho gutya nta kindi bakubwira rero, babasha kuba bakwereka yuko izo wemerewe ku munsi gutya twe twamaje kuzibona. Ariko wowe iyo utarazi claiminga, uraza ugakanda hano hasi bakwereka handitse claim. Ahangaha hasi ngira ngo urahabona checking on chain. Ibi ngibi rero bikorwa umunsi ku wundi. Izo ni mik uba uri kwakira gake 5 kwa 5. Okay, uburyo bwa gatatu rero turongera tuze tubusange ahangaha. Ahangaha rero uburyo bwa gatatu buhari bujyanye na icyo bita invite. Muramenyereye ni uburyo bwo gutumira. Ubashe gutumira inshuti yawe, babasha kuba baguhereza make imwe kuko watumiye inshuti yawe. Sorry, ntago ari make imwe, ni 0.1 za make. Ubwo ni 0.1 za make. Ngira ngo urabibona neza iyo utumiye umuntu umwe. Ugutumiye abantu 10 waba ufite make yawe yuzuye neza cyane, niyo wabikora umunsi umwe. Biroroshye gutumira rero kuko hano haba icyo bita linki yo kwiyandikisha ndetse na code. Biroroshye, nawe uri kumwe natwe muri umushinga biroroshye kandi birashoboka. So guys, reka nkwereke rero uburyo ugiye nawe kubonamo aya mafaranga ahita anabikuzwa mu gihe waba ubishaka guhita uyabikuza. Nta kindi ukora rero, uraza wiyandikishe muri uyu mushinga. Muri description harimo linki uri bwinjireho ubasha kwiyandikisha. Iyo winjiye kuri linki naguhaye nibwo ubasha kwakira iyi make ya bonus wemerewe no kubikuza. Nutinjira kuri link nta kintu uri bubashe kuba wabona, kuko ibihabwa kubera ko wawinjiriye ku muntu wagutumiye kuza mu mushinga. Guys, no check.
ukimara gukanda kuri link naguhaye rero uraza ukagera kuri dashboard imeze gutya cyangwa se kuri tableau imeze gutya. Ngira ngo hano urabazwa email ari nayo bahita bagushyiraho code uri buze gushyira hano muri verification code, ndetse yewe ugashyiramo password. Referral code yo iraba irimo iyo wanyuze kuri link naguhaye. Nakubwiye yuko utanyuzeho iriya make imwe utabasha kuyibona. Ngiyo rero link baba bayiguhaye hano, uraza ukavivura ahangaha iyo umaje kwemeza ibi bintu byombi. Okay, reka turebe rero dushyiremo email noneho baduhe code tuyuze tube twayishyiramo. Okay guys, ni ibintu byoroshye bitagoye cyane. Reka twohereze baduhereze code kuri ya email dushyizemo, noneho ubundi code tuze tuyipestingemo ahangaha. Uraza rero ukabanza ukaverifyinga kano kantu, uragakurura gutya. Ngira ngo reka mbikwereke neza. Urebye hano hasi uko hameze, uraza gutya ukareba kano kantu, ukareba naka, ugakurura akangaka kakaza gutya. Uko kaza ni nako naka kaba kari gutambika. Reka tubikore vuba ari amasegonda ataradushirana gutya, ukaza wakagezamo neza ukarekura. Iyo umaje kurekura rero uhita ujya kureba code bakoherereza kuri ya email ushyizemo. Code rero reka tuyirebe muri email kuko imibare kubara baba bamajije kugira gute kuyiguha. Ngira ngo turebe muri email turemo ya code baduhaye. Okay guys, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ngira ngo witegereje neza urabona ko ahangaha baduhaye email. Email reka tuyitegereze gato, ndabona itari yahagera. Okay, email ngira ngo urabona ko yamaje kugera already ngiyi ahangaha. Reka twihute rero turemo ya code tuyishyiremo vuba ari amasegonda ataradushirana. Uraza ukayikorera copy gutya, warangiza ukagenda ukayipestingamo ahangaha. Iyo uyipestinzemo ahangaha gutya, urahita umanuka aha hasi, urangize ukomeze uze wuzuze n'iyi password gutya. Numara gushyiramo password urahita uza ushyiremo password gutya. Okay, reka tuyishyiremo. Numara gushyiramo password nta kindi uri bube usabwa, uramanuka hano hasi referral code. Ngira ngo urabona yuko hano irimo, ngira ngo ngiyi urabona ko irimo. Nawe rero ni uyandikishije kuri link nagushyira mu description, ndayipininga no muri comment ya mbere kugira ngo ubashe kuyibona bitakugoye. Urahita uza rero uvivure ahangaha hasi, ngira ngo urahabona. Urahita uza uvivure aha hasi. Numara kuvivura hano hasi urahita ukanda kuri register gutya, uhite ukandaho. Numara gukandaho barakugeza kuri page imeze gutya. Bahita bakubwira ku installinga iyi MiPass. Okay, sorry gato. Barita bakuzanira aha hantu gutya, uize ukande hano kuri install MiPass for AirDrop. Urahita uza ukandeho ahangaha kuri install. Urahita ukirika kuri install. Numara ukirika kuri install barahita bakuzana option zingahe. Hano hari ukuinstallinga ukoresheje icyo bita Android. Hano akaba kuinstallinga ukoresheje App Store, abantu bakoresha iPhone, Android ni mu telefone zikoresha Android, ndetse na Google Play nkuko tubimenyereye. Reka dukoreshe hano kuri Google Play ahangaha tubaye aro twikoreshereza kuko twebwe dufitemo ari Android dukoresha. Urahita uza rero ukandemo hano gutya. Numara gukandamo hano gutya urategereza ijye kuri ujye kuri muri Google Play Store yawe. Ngira ngo urayibona nuko isa, ngira ngo urayibona neza cyane. Urahita ukanda hano kuri install rero uhite installinga. Reka rero installinge dutegereze gatoya ikomeze kuba yakwinstallinga, ubundi twongere dukomeze. Ngira ngo urabona ko ari ibintu bidatinda, birihuta vuba cyane, nago bisaba amasegonda menshi. Nkubutsa gukora subscribe rero wowe utarayikora kugira ngo utazabicikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi, no gufungura
inzogera kugira ngo ujye ubonera ku gihe video tugiye dukora, amakuru yose tugiye tuguhereza. Dufite WhatsApp channel nayo wemeye kuyijoininga, nayo ndayishyira muri description y'iyi video kugira ngo uzajye ubasha kwakiramo amakuru ya mining dukora. Ni nyinshi, wowe uzajya utwandikira utubaze kuyo wifuza ko twagukoreraho video ukabasha kuba wayireba. Urategereza rero ikaba open hano, cyangwa se ukaba wabasha kuba wakinjira muri iyi Mi Pass turi kuda no loadinga 5x5. rero ntugacikwe n'ibyo tujya tugarukaho umunsi ku wundi kugira ngo bizajye bigufasha kubona update zigiye zitandukanye. Tukwibutsa yuko icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza ucyandike muri comment kugira ngo buri munsi tuzajye tubasha kugukorera ku byifuzo byawe. Turi hano ku bwawe, okay? Ikimara kuba installed urahita ukanda kuri open, rero iraza imeze gutya. Niza isa gutya urahita nawe umanuka hano hasi. Reka makwereke neza, okay? Uretse gato makwereke, uraza hano hasi handitse click to enter, ngira ngo urahabona. Urahita uza ukanda hano kuri click to enter, numara gukikaho urahita ugera hano handitse get started. Ngira ngo ukihabona urabona uko handitse gutya. Urabona ko handitse get started, urahita uza ukanda hano kuri get started gutya. Numara ukanda kuri get started, nta kindi bakubaza, bahita bakubaza email yawe, ya email yawe, ndetse yewe ubasha kuba wakinjiriraho ya email. Ngira ngo murayibuka, dore ngiyi ahangaha, okay? Reka mabereka neza, dore ngiyi aho ugiye gushyira ya email yawe. Uraza rero gutya ushyiremo ya email yawe, okay? Numara gushyiramo ya email yawe urategereza gatoya, noneho ukande hano kuri next. Nukanda kuri next, ahangaha nta kindi barakugeza ahantu hameze gutya, okay? Reka dukande kuri next hano, aha noneho turebe aho batugeza, okay? Ngira ngo ukimara gushyiramo iriya email yawe nta kindi bakora, urategerezaho gatoya uze hano ukore kuri login, okay? Uraba ugiye kuri login ahangaha gutya, uraza ushyiremo password yawe kugira ngo ubone gukanda kuri login. Reka dushyiremo password noneho, okay? Guys, mwibutsa yuko umunsi ku munsi tugenda tugaruka ku mavideo agiye atandukanye agaragaza uko dukoresha mining ndetse n'amakiripto agiye atandukanye, zose tuzikoraho umunsi ku wundi. Nawe rero ntugacikwe n'ibiganiro tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwije, okay? Reka dushyiremo ya password yacu. Okay, iyo umaze gushyiramo password rero uhita uza kuri register hano hasi, kuri login, hano kuri login ugahita uza ugakirikaho. Iyo umaze gukirika kuri login rero urategereza gatoya bigafunguka bimeze uku nguko. Reka turebe uko bifunguka bimeze. Baguhita baguha none ya verification nk'uko nabikweretse. Uraza ugakurura kano kantu, akangaka iyo ugakurura kaba kari kuza ahangaha. Noneho urabona aka kanya kari hejuru, aka kantu kari akabitsa hejuru, uragakurura nako, uraza ukagakuruka kaza no kagafungisha uno mwanya bikaringanira neza. Iyo umaze kuringanira neza uhita urekura. Ubu tugiye gukura tuva hariya tuza ahanga nitugera hano kahuye neza duhite turekura. Reka tubikore, okay? Turakurura tuze tugezemo aha gutya, witonze ubihuze neza ubundi uhite urekura. Iyo utabikoze neza ntabwo bifunguka. Ngira ngo hano bahita bakubwira ngo please you know KYC address. Hano bahita bakubwira ko ugiye gukora icyo bita KYC. Uhita uza rero ugakonfaminga. So guys, ngewe rero ntabwo ndi buze gukora KYC kuko isura yanjye barayizi, ariko uraza nyine ugakirika hano kuri confirm gutya. Wamara gukirika hano kuri confirm ukaza bimeze gutya, okay? Reka dutegerezeho gatoya bakore KYC.
Okay, reka dutegereze gatoya baduhe KYC, ariko njyewe ntago nshaka kuba nashyiramo isura yanjye kuko baragize. Okay, hano baratubwiye ngo ntago bikunda kuko twakoze account ku yindi Gmail yacu, barayitweretse, baratubwiye ko tutemewe kuba twakora indi account, ntago wemewe kugiramo account ebyiri. Okay, iyo umaje rero nta kindi gukora KYC, bagusaba kuverifyinga face yawe, ndetse bamara kuverifyinga face yawe bagahita bakwereka, haba harimo akantu kameze gutya k'akazeru gafite amaso hano gutya, gafite n'akandi kadomo hano. Barakubwira ngo ureba ibumoso ukareba iburyo, babanza iburyo gutya, bakakubwira ngo urebe imoso ukahareba, urebe hejuru ukahareba, urebe hasi ukahareba. Ibyo byose uba ugomba kubikurikiza. Iyo umaze kuverifyinga isura yawe rero, hari n'ukuntu bahita bagusaba kuzuzamo imyirondoro yawe. Ibyo nabyo turaza kureba uburyo tubibakorera, ntacyo bitwaye. Dukurikije aho twahereye n'aho tugeze aha niho horoshye hasigaye. Aha niho horoshye rero, nawe ushobora gukurikiza steps zikurikiyeho, kuko bagusaba kuverifyinga KYC yawe. Wamara gukora KYC bakagusaba kuverifyinga isura, bakagusaba kuverifyinga imyirondoro. Hari n'igihe badahita babigusaba, bakabasha kuverifyinga KYC yawe, ibyo isura ukabisangamo imbere ukimara kwinjira muri MiPass. Iyo umaze rero gukora KYC yawe, imyirondoro wayitanze, nta kindi usabwa, uraza ukamanuka hano hasi ukareba kugira wemeze neza ko KYC yawe yakunze. Uraza ukamanuka ugakanda kuri hano handitse Mi ID. Iyo umaze gukanda kuri Mi ID gutyo ugakirikaho, nta kindi ubona, haza ikarita isa gutya. Iyo utaba verified usanga ikarita yawe isa nk'umweru, ugasanga ndetse n'izi ID ziri hano zawe zitagaragara, ndetse n'u Rwanda bitagaragara, n'iyi code yawe itagaragara. Icyo gihe usanga ikarita yawe isa nk'ubururu, ntago bambe isa nk'umweru, ntago ibisa nk'iyi ngiyi. Urabona ko iyanjye isa nk'ubururu. Iyi ni ikarita uba warahawe kuko wabaye verified. Iyo utara verified, iyi karita ntago ushobora kuyibona. Ikindi kandi ibi ngibi ubibona ari uko wamaze kwemerwa KYC yawe yakunze, nibwo ubasha kwinjira muri MiPass bigakunda. Utarinjiramo ntabwo ushobora kubona uko winjiramo. Okay guys, ibyo bikorwa mu masaha 24 baverifyinga KYC yawe. Ugaruka nyuma amasaha 28 ugasanga yabaye, kuko ntago KYC y'ingiyi MiPass igorana, iroroshye cyane kuyikora. Icyo gihe rero uzaza ukimara kwinjiramo, uzaza uze hano kuri asset yawe nk'ibisanzwe, uzasanga ahangaha uzaba wowe ufiteho 0. Aha uzaba ufiteho 0, nta kintu na kimwe uzaba ufiteho, ariko hano uzafite icyo bita meke imwe. Iyi meke imwe mwibutsa ko yari $3.9 uyu munsi niko ihagaze. Okay guys, nurangiza kandi uzaza harimo utuntu twinshi nzabereka muzagenda musettinga nyuma yo kuba verified. Nzahita nkora ka video kerekana ibindi bintu uzagenda ukora. Izi rero izubona mba mfite ahangaha ahantu ziba zavuye, ngira ngo nahaberetse uko video yatangiye, naberetse ahantu ziba zagiye ziva. Wowe nta kindi uzakora, uzaza urebe utundi tuntu tugiye turimo hano. Haba harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ahangaha ushobora kuza ukagira ibyo uhindura cyangwa settinga. Yewe ukaza hano kuri chat. Ahangaha kuri chat naho ushobora kuba waza ukabandikira, birashoboka, biroroshye. Warangiza ukaza hano kuri link. Hano ngira ngo urabona ko urahasanga ID yawe, urasanga utuntu tugiye dutandukanye. Warangiza ukaza hano kuri explore. Ahangaha naho urabona ko harimo utuntu tugiye dutandukanye, ari naho kubikuza bibera. Ese kubikuza bibera he? Biheramo aha ngaha. Nzabereka video y'ukuntu babikuza. Igihe cyo kubikuza nikiba cyageze, icyo usabwa wowe ni ukuyikora vuba vuba, kuko iminsi mike cyane ni ushobora kugeza no ku gihe cy'ukwezi utarabasha kubikuza nibura
9 ushobora kuba wabashije kuba wazuzuza. Nanjye nubwo iyi video nibwo nyikora ntago ndazigeza, ariko ni inzira zo kubikuza nzabereka uko babikuza. Joininga iyi Mi Pass ubashe nawe kuba wakorera amafaranga menshi atari makeya. Harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitanga amafaranga. Ahangaha ngira ngo nababwiye ko hano haba icyo bita check reward ya buri munsi iguha ibice bya Mi Pass irabiguha, gutumira birimo njyango byose nagiye bibereka. Guys, reka rero tuzasubire mu zindi video zacu z'ubutaha. Ciao ciao, turabakunda cyane. Mwibutsa yuko iyi ni Kigali Creators, ikaba ikora ku cyo bita online business, ibintu bijyanye no gukorera amafaranga nta gishoro bigusaba ndetse na internet bigusabye. Guys, bana natwe mu mavideo yacu ya buri munsi kugira ngo usobanukirwe byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.